yaseberese ari n'abarundi bari muri Monisco no bananiwe gutaha barahari none sugira ngo hari abantu benshi bavuye hari abantu batagiye mu bwato muri amasaha 48 batanze tayari abo bose barigoma igitero nabazarendo bikusanyije akagabo kitwa ntuze Foka Mike niba ari Foka Mike karaza ukagirwa bigitero n'ikirumva hari amazi iminsi hasohoka ama audio avuga ngo Bukavu ngo nta basirikare bahari ngo mushatse mwaza mukayifata niki none kubera kwa kungwa rwa rumogi bagira ngo koko nta bahari baraza rero bikusanyiza ahantu bakunze kwita Cam TV aho rero mu barenga 87 nta numwe wahavuye 57 bari bafashe matekwa kwenyene numbaza uko nabyo byarangiye ariko nta muzarendo numwe wigeze ava hari kindi cya kabiri kuba haraje abazarendo ntihabe haje abarundi cyangwa koalisiyo ya FARDC bita bikwereka yuko niyanzara niyandambi niyanda nini niyangenga bitekerezo yari ibazanye ariko rimwe rimwe banabikora kugira ngo bareko babone amafaranga. Yes, reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu. Twizere ko muri hose mukomeje kumererwa neza mu bice byose muherereyemo. Uyu mugabo muri kubona abenshi ntabwo ari ubwa mbere mu mubonye yitwa Magashi. Magashi uraho cyane. Uraho neza. Ndamutse mvuze ko uri umwe mu bantu bazwi mu ntambara utagizemo uruhare. Ntabwo narenze mu ntambara yes. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yawe meza cyane. Ntabwo ibyanye njya kure nanjye nkubutse Goma ariko kandi nzi ko wari wantanzeyo ndetse rwose amakuru kubagukurikira kuri Magashi TV umunsi kundi urayabaha ariko reka mpere Goma nkubaze nti ashize iminsi navuga ko igiye kuba amezi 2 umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma ubu tuvuganura Bukavu biravuga ko hari n'utundi duce ugiye gufata ariko reka duhere Goma mu ncamake nk'umuntu wari uriyo watunyuriramo reka mere aha nkubaza ni irantambara wayibonye utewe irantambara arakasa mutwe gute rero iriya ntambara rero icyambere ni intambara urebye yateguwe cyane cyane na guverinoma ya Kongo yarayiteguye mu buryo buhagije bwa buryo bwa gisirikare bwa buryo bw'ibikoresho bwa buryo bwa propaganda uburyo bwose bushoka yari yiteguwe na guverinoma ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bafashije Kongo kugeza n'uyu munsi bakiyifasha yego hanyuma se ko byarangiye n'ubundi M23 ifashura mugi benshi baravugaga bati ntabwo ishobora gufata Goma byarukaga ngira ngo hari muri 2012 ariko M23 ifashe Goma ubona byaratewe n'iki kandi uri kuvuga ko guverinoma ya Kongo cyangwa leta ya Kongo hari n'abavuga ngo ni ya Kinshasa ari yari yateguye intambara. Urakoze cyane no kuvuga ngo rero nubwo yari iteguwe cyane nubwo hari ibikoresho byinshi cyane nubwo hari abasirikare benshi cyane ariko ibyo byose ntabwo bingana n'impamvu AFC M23 yafashe intwaro ikajya kurwanya ubutegetsi bw'igitugu butatowe n'abaturage aribwo bwa Gisekedi buri Kinshasa. Impamvu yonyine niyo yateye imbaraga intare za Sarambwe AFC M23 kuko nubundi wabonaga ko nta kindi cyari gisigaye ukurikije imyaka bamaze mu ishyamba ukurikije ko imishyikirano yagiye ipfa Kisekedi aravuga ati ntabwo nzaganira namwe muri inkozi z'ibibi muri amajyambazi muri ibyihebe yabise amazina menshi atandukanye. Abakuru b'ibihugu babigiyemo inama zimwe zabereye Angola izindi nama zibera Nairobi Burundi East Africa bagaterana bati nyamara Kisekedi shyikirana n'aba banyekongo muremo muhangana hashize imyaka myinshi kandi ikibazo turakizi. Kisekedi ati ibyo ngibyo nibyo mubeshya ahubwo aho kugira ngo yumve ko yaganira n'abanyekongo bagenzi be arushaho ikibazo
kucyerekeza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo bintu rero byatumye intare za Sarambwe zishobora kurakara, ariko nanone ntabwo aricyo cyazirakaje kugira zifate umujyi wa Goma, ahubwo aho zari ziri zakomeza kugabwaho ibitero. Uretse intare za Sarambwe zagabwaho ibitero rero, abaturage baho AFC M23 yabohoye nabo bari bafite menace y'indege zibatera buri munsi zikabarasa, imbunda ziremereye z'abamerceneri, imbunda ziremereye za Sadeke, imbunda ziremereye z'intera hamwe FDLR, imbunda ziremereye bahaye Wazalendo. Ibyo byose byahuriraga ku baturage baraho AFC M23 yabohoye. Bityo rero kubera iyo menace ku baturage batise ko mwitwa ko mwaturinze ko mwaducunguye, hanyuma twaba dufite ibibazo by'abaturage barimo gupfa buri munsi. Ibi bintu bizakomeza gute? Ibyo rero byatumye AFC M23 itaradivasinga yarabanje avuga iti rero mu gihe turimo gukomeza kuraswaho, twebwe nta kibazo kuraswaho ko twarabyiyemeje, ariko abaturage twabohoye ni gute bakomeje kuraswaho? Ibyo rero bahise bafata umwanzuro bati rero izi mbunda zirasa ku baturage twabohoye dushinzwe kurinda, nizikomeza kurasa mu baturage byanga bikunda izi mbunda aho zirasira turazizimirizayo. Nicyo rero cyatumye AFC M23 badivasinga kujya kucecekesha ziriya mbunda zarasaga mu baturage, birangira mu gucecekesha za mbunda, birangira bageze mu mujyi wa Goma nta muntu n'umwe ubyiteguye. Abajenerali bari mu mujyi wa Goma ntawe byiteguye. Ubu tuvugana General Chiko Chitambwe wayoboye operasiyo muri biriya bice, yaramaze gutsindwa ahitwa za Rubero n'ahandi. Bamuha ntuze yo twakwita nk'inuze region militaire ya za Kinshasa, ariko ko yaramaze igihe hano byabaye ngombwa ko bagira kumutangamo nk'umusada kugira aze gufasha abandi gukomandinga. Yasanze ubundi wari ushinzwe operation witwa Sikabwe, basanze n'abandi bakoroneri, basanze umuyobozi wa polisi. Abo bose ndagira nkubwire ngo ikigaragaza ko intambara yabatunguye nuko uyu munsi wa none bagotewe cyangwa navuga ko bafatiwe mu bigo bya MONUSCO aho bihishe. Uyu munsi baracyarimo. Ubu tuvugana barimo baranegosiya uburyo leta ya Kongo irimo iranegosiya ngo umuntu yaha amafaranga 500,000 by'amadolari kugira ngo barebe ukuntu bacikisha Chiko Chitambwe. Urumva uburemere biriho rero. Ari he tuvugana? Ari muri MONUSCO hano Goma. Ari Goma. Njye kari ko ari Goma. Chiko Chitambwe ari Goma. Sikabwe ari Goma. Umuyobozi wa polisi umujyi wa Goma ari Goma. Abayobozi benshi hari nabo tutaramenya. Abo nuko ari abantu bafite amaranka ari hejuru. Nabo tutaramenya bari mu mujyi wa Goma. Kuki M23 itarabafata kandi ari haduyigwa? Noneho rero hari amategeko agenga intambara, ariko rero nakaba n'amategeko agenga ingabo za UN ziba zishinzwe kubahiriza amahoro muri ako gace. Impamvu rero nuko bikinze mu kibaba bakihisha muri MONUSCO, ariryo shami rya UN riri hariya. Urumva rero UN ibyo byose UN zikisobanuye. Ntabwo UN ipfa kubatake, ntabwo UN upfa kuyinjira uba winjira isi yose. Ni ibintu rero barimo bagendamo gake gake. Ariko FNDF kuko uyu munsi tuvugana MONUSCO bayihaye amezi 3 kuba yavuye muri Nord Kivu. Yego. Ese niva muri Nord Kivu utekereza ko babandi bazasigaramo hariya? Ni ikibazo. Aho rero niho ruzingiye. Bo barabihuriye. Abaga tugiye kubakuramo bavuga ko twatatse MONUSCO. N'uyu munsi AFC M23 bafite ibirego by'uko batatse MONUSCO. Ntabwo bigeze bataka MONUSCO. Bayiciyeho ariho bagiye baca hose. Barwana nabo bagomba kurwana. Ntabwo bigeze barwana na MONUSCO. Ariko uyu munsi bafite ibirego barimo baregwa na leta ya Kinshasa, Kayikwamba na Wagner. Nizo diru bibereyemo. Yego. Ubu tuvugana ingingo y'imari y'amadolari arenga miliyoni 400, ibihumbi 441 amaze kugenda kuri bari abantu kubwa propagande zo kugenda badobereza u Rwanda ngo rwabashoyeho intambara ngo u Rwanda hanyuma ikindi nuko diru barimo
nizo uburyo bakomeza kunaniza intare za Sarambwe, ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko aho bari barahari, aho bari abaturage bameze neza, aho bari abaturage barabishimiye. Ndumva aricyo navuga rero kuri cyo warumbashije. Ni ukuvuga ko rero M23 ntiyari ifite gahunda yo gufata Goma, ahubwo byatewe nuko yabaye provoke. N'uyu munsi wa none uzabikurikire. Intare za Sarambwe cyangwa FCM23, uribuka inama ya SADC na EAC yabereye muri Tanzania, bakavugaga imirwano ihita ihagarara. Intare za Sarambwe zahise zihagarika imirwano, zitegereza ko yamishyikirano mu byavuzwe muri ya myanzuro yatowe n'ibyo n'imiryango navuga SADC na EAC community. Ibyo byemezo AFC/M23 bahise babyubahiriza, bahagarika intambara. Muri ayo masezerano cyangwa muri ibyo biganiro byabaye, ntabwo bigeze bavuga ngo bazasubira inyuma, bahagarikiye aho bari bagejeje. Ariko kubyemera kwabo ntibari banatumiwe muri iriya nama. None se inama zose zagiye ziba niryari wigeze ubona AFC/M23 itumirwa? Nubwo idatumirwa ariko iriya message irayubahiriza, kuko AFC/M23 nibo bantu ba mbere bakeneye amahoro, baba bashaka kwereka amahanga yuko bo nta kindi kibazo bafite, ikiriho nuko bumvikana na leta yabo ikabaha uburenganzira nabo bwo kwitwa abanyekongo ko barabwambuye bitwa abanyarwanda. Ari nayo mpamvu n'uyu munsi ibihano basaba ntabwo babisabira AFC/M23 kuko ntabwo ibarwa, nyine baba bara nk'abanyarwanda. Ibyo byose rero ugasanga birayihuriraho, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe barayitumaho umukuru w'igihugu cyacu bati wowe rero kuguhera ko wenda ari abanyarwanda, urumva nicyo bashaka gukora, nawe akabihorera nubwo bumva ikinyarwanda, bibabwira ko bumva ikinyarwanda ariko ntabwo ari abanyarwanda. Bigatuma rero bano message igenda ikabageraho, ndetse bakubahiriza ibyo baba basabwe n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'ibyo bihugu biba byateranye kugira ngo byige ku bibazo baba bafite ndetse binakemuka. Ikibazo rero iyo bimaze kurangira nuko ngo uwica ya masezerano cyangwa iba byavugiwe mu nama zitandukanye zagiye ziba, nta wundi ni Nyirabayazana Tshisekedi afashijwe na leta y'u Burundi ndetse n'abambari babo. Uyu munsi tubona bashinyitse amenyo bagakanura amaso. Yego, hanyuma reka nk'umuntu wari uriye n'ubundi iriya ntambara irimo iraba, navuga ko rwari rwambikanye. Mu ncamake duhisura n'ishusho wenda ibyo abantu benshi batabwiwe cyangwa batabonye, nk'umuntu wari uyibereyemo, Igoma byari bimeze bite ubwo intambara yabaga? Kimwe mu byagutunga sasa rero inkuru mbariranira tu. Kimwe mu byantunguye gihe nagiye no kureba ngera ahitwa Kasengesi, aho Bazarendo barasiye utwa Ciri umwami wari guverineri akaba na general. Kasengesi, iyo ugeze Kasengesi imeze gutya. Noneho Kasengesi hano gutya, noneho hari akantu nyine kameze nk'agasozi ariko katanagaragara, iyo urimo kuza ntabwo ubukabona. Ariko iyo uhageze aho kuri Kasengesi ujya kubona ukabona ni ikintu bita muri terme tekinike ya gisirikare babyita high value target. Nano imbunda z'Abarusiya cyangwa se imbunda z'Abamerceneri zari zigenze. Iyo utarahagera neza uburenza ahandi hari nanone imbunda. Urabyibuka hari operation ya MONUSCO yigeze kwitwa bayitaga Springbok, urabyibuka? Spring ubwo ugera hariya kuba Canshuro urenza aho bita kuri Springbok. Iyo ugeze hano rero Kasengesi uhita ujya kubona ukabona noneho neza urimo urareba Isake, ukareba na ya misozi iri hejuru y'Isake ariho AFC/M23 yari. Yego, ni ukuvuga ngo rero hariya hantu jewe narahageze, tuvuge se ni gute umuntu rero afite machine gun, undi afite 12 cyangwa 12, undi afite 14, undi afite 82, 81, abandi bafite za 155, 105. Izo ni imbunda ziremere zo muri artillery zasherengaga muri iriya misozi. Uyu muntu yaciye kugira ngo agere hano mu mujyi. Aho rero ni uhura na ya mpamvu no kutita kuri za mbunda, ahubwo bitaye ku mpamvu zo kurengera abaturage.
koze yabo niyo yatumye barenga hariya hantu. Noneho uburyo strategy bakoze, hari ahantu baciye aho bita mu kimoka ubusa nkaho uca ahantu iyo uri Kasengesi, umuntu urimo guca munsi ya ntuze, munsi ya Sake, hagati ya Sake n'uriya musozi wa Mubambiro, harimo ahantu wenda twavuga harimo nk'umuhora. Uwo muhora niyo intare za Sarambwe zaciyemo zijya kuzenguruka inyuma y'undi musozi, zigeze nkaho twakwita mu Rubavu, zitangiye kurasa mu Rubavu. Noneho babandi bari imbere badivasinga noneho icyamaso. Kintu cyantangaje rero, iriya koalisiyo ya FARDC ibintu byayibayeho nuko ngo bariya niyo mpamvu niyo nabo ndavuze ngo kurwana na FARDC ni nko kwasi kibonobono na ka resistance bagiye bagira. Niko navuze mu kiganiro nakoze, nukuvuga ngo resistance zagiye zibaho ni za FDLR Barundi ba mercenaires. Ibyo nabyo ntabwo byatwaye amasaha abiri. Ikintu nakubwira rero cyabaye, bya bihumbi by'abasirikare nta wigeze avuga ngo araca hirya no hino, bari mu muhanda. Yego. Ubwo ndahera Kasengesi we nangaruka Igoma. Yego. Mu muhanda Kasengesi Goma ushobora guhagarara hano ukareba nka hano turi ku Gisozi. Ushobora guhagarara hano ukareba nk'Iremera, tuvuge n'urugero ni Tambarare. None yebaza umuntu urimo uramurasa, intare za Sarambwe zakora izo bita fracking attack, zifrakinga zibaturuka aho twavuga ko ari iburyo, zirabakubita babandi bari bene bo baradivasinga. Nuko ngo babatwaye gute? Babatwaye navuga urugero terime technique za gisirikare ngiye kuzisobanura hano rero byakira, kandi ngiye nimba ushaka kuvuga muri terime technique za nta kibazo. Yego. Nuko uvuga ngo rero iriya koromo cyangwa se bagiye mu cyo twita double file formation, bahunze muri double file formation. Double file formation ni mirongo ibiri ishobora kubireshya cyangwa itareshya, ariko iri parallel. Bamwe bari ku muhanda hano, abandi bari ku ruhande hano. Wera ntibibuzije ko hari n'abandi bari mu muhanda hagati. Icyo none yabaze ufite 12 urimo urareba mu birometero 10, ufite 12. Tekereza none ibintu byabaye ngo ni ibiki. Intare za Sarambwe zo ntabwo zaje muri double file formation, bo baje muri extended line formation. Extended ebyiri, extended imwe imeze gutya, irimo irabagenda gutya, indi extended noneho iri hehe, iri iburyo bwabo nayo irabakubita mu mbavu. Hariya rero niho hati ikintu bitwa umuzarenda arapfa, umufaride arapfa. Ibi bintu tuvuga hano buriya ejo bundi Sadekita buriya cya cyiciro twavuga cya kabiri rwa mbere hatashye n'iki, baba numvise ngo batashye ari abarwayi banatwite. Yego. Uzi ibintu bari barwaye benshi, bari barwaye ibisazi. Barabat kuva twaho kuvisiyare twakoze za combining, twakoze training za training zirarasa ibifaru birarasa n'ibiki, ariko ntabwo turabonera isasu kuva tubayeho. Bahise basara baracanganyikirwa. Noneho sasa intare sasa ni nuko rero byaje kurangira babayobozi bose bisanze bagotewe hehe mu mujyi wa Goma. Ntabwo bumvaga ko bishoboka. Ukurikije ingabo zari zihari n'ibikoresho byari bihari, nta muntu wari wese n'uyu munsi umubwiye ngo ni gute Goma yafashwe yakubira ngo nanjye ntabwo mbizi. Wese turarwana n'amadayimoni, turarwana n'amashitani, turarwana n'ibivejuru, turarwana n'abamarayika. Ariko ikintu ndababwira nuko barwanaga n'ukuri kwa bahejwe mu gihugu cyabo. Ariko gusibye FARDC n'abarundi ngo bakubita ari n'abarundi bari muri MONUSCO n'ubu bananiwe gutaha. Barahariraga none se ugira ngo hari abantu benshi bavuye hariya, abantu batagiye mu bwato muri ya masaha 48 batanze tayari, abo bose bari i Goma. Bazavamo bate? Biriya bihumbi bumvise ngo bitatu UN ivuga ngo abaturage bapfuye ngo muri Goma. Bariya bose ni abasirikare b'abazarendo, n'abasirikare ba Sadek, n'abasirikare ngo iki uzi ibintu babakoreye. Bari ba mercenaires, barabakebaguye baribura, baravuga batize burya ndi umukomando nize kurwana. Barashwiragira bayiruka bamanika maboko mu muhanda barapfukama.
mutubabarira mwakabyara yego imodoka zo bazishyira amadarapo y'imyiru bati intambara n'imbunda twaziromese ari naho wabonye ko imbunda ngo bitwa ko bazishyize hasi hanyuma ku buke bwa kuri 27 kugera batari 28 nibwo none w'intambara yongeye noneho iratangira nibwo barasaga mu Rwanda urabyiye yego kuvuga ngo babandi bose bahungiye muri MONUSCO harimo FDL ya coalition yose noneho rero ibyaje kuba bageze gutya bamaze kugaragaza yuko nyine bashize intwaro hasi n'ibiki byose kumbe bari kuri esinye MONUSCO bagezemo bandi muri cyagigo cya MONUSCO barangije baragenda barangaza amura cyangwa ububiko bw'imbunda baba FDL binjiye baba mercenaires binjiye umuntu wese winjiye muri MONUSCO baragiye bahita bakura imbunda mu bubiko noneho badivasinga bushyashya ariwo wa mugambi wo gutera u Rwanda wari ugezweho sasa yego intara za Sarangwe kubera ko ubundi bagombaga kwa divasinga baciye hagati ya Borune 13 na Borune 12 aho ngaho intara za Sarangwe zaturutse za Kanyamahoro na Kanyarucinya noneho bo baza gutya bashoye nabwo bari babashyize muri double column bari aho bari babashyize muri nyuguti ya U haruguru hagati inyuguti ya U urayumva yego noneho babandi baciye hepfo kubera urumva ngewe nari navuye nijoro nerekana duya nari nerekana imipango yose ahanagomba guca amakuru yose nari nyafite noneho baragiye intare za Sarambwe noneho zo zikora icyo bita single file ariko iri muri extended nuko ngo single file ubundi ivuka mu extended anytime yuhuye na aduyi nuko niba mwagendaga gutya tayari niba aduyi ari imbere ni 20 oya nagari 20 bahita bapanwa gutya wa murongo umwe uhita umera gutya yego ubu niyo tekinike noneho rero nukuvuga ngo babandi baciye kumwegege noneho baraza bakebereza kuri za Borune aho Kongo ihana n'u Rwanda umupaka wa Kongo wana n'u Rwanda baca kuri za Borune 13 na 12 kwa kundi babashyizemo gutya wa murongo warakomeje ugera Igoma no mu birere no ku kibuga cy'indege nuko bari bameze noneho babandi bose uko badivasinze sasa mu Rwanda tayare bwo intare za Sarambwe kwa kundi zaje zitaze ko extended sasa dori sasu isasu riravuga kugera saa moya za nijoro ngo ryavuze umunsi wose ariko wa mbere no wa kabiri ridahagarara ntabwo uzi umuriro hariya hari za jewe niboneraga filime tu ndake nari ndimo ariko naranagiye jya ahantu muri etage urumva mitashaka nyine protection nyine nikinga ku nkingi ya etage yego aye noherezayo kamera yanjye yego noneho bya bisasu byamiraga ibindi byabimiraga mbireba gutya gahita kubita none gisasu aho cyamiriraga ikindi cyahitaga gishwanyuka gutya akahita haza n'umwotsi tamwe ni muri ayi gisasu kimeze ikindi ngaha yego ndugu yangu bararashwe ariho wabonye none FDLR zaje zikurikiye babanyekongo babandi bamanitse amaboko binjira kuri grande barriere murabyibuka mwarabibonye yego ibyo byose rero byabaye tubireba n'amaso ariko n'uyu munsi n'uwitwa ngo ari Igoma yarahamutse yego hari ikintu biti sasu hari ikintu biti kompora hari abana b'abasniper rero bayi mu 23 muri yose self yigeze kubaho inana za Sarambwe nta kindi zigaga tageti gusa yego byari byo kwangura abanza nguringe ngufate kiringiyo cya mbere ugihuze na kiringiyo cya nyuma mitarura ugire gutya bitewe na metero ibyo ngibyo wapi ibyo ngibyo barabirenze we gusa apfa kwegura imbona yegura imbona ni gutya kandi agwa ibihumbi birenga 4,800 nahabonye imihanda yatandukanye bitandukanye n'ige naherukiraga Igoma ira mihanda nibira bisasu byayiciyemo kabiri kuyitandukanya gute
umuhanda mo hagati urabona ukinjira uva ku mupaka w'u Rwanda ukinjira Goma waratandukanye umuhanda. Uriya muhanda rero naje nanjye kubibaza, uriya muhanda urabona ko ku ruhande hari n'amabuye n'icyo muhanda urimo ukorwa. Yego. Harimo company yarimo kuwukora, rero urebye hari ushobora kuba ari nk'ikiraro bashaka gushyiramo, ariko mu by'ukuri ntago ari imodoka byaciye uriya muhanda kuko urabona ko wacitsemo hagati na hagati, ntago ari ukuvuga ngo wacitse gutya. Yego. Abaturage rero naganire nabo Igoma barakubwira bati twebwe turabona ko situation imeze neza cyane kurusha uko yahoze hakiri mu maboko ya FRDC cyangwa se ingabo za leta, kurusha uko M23 kuri bimeze, nubwo business zitarongera gusubira mu buryo 100% ariko dufite umutekano, abantu barambuka. Icyo kintu cyuko abaturage bishimiye M23 kandi ubundi abaturage bari basanzwe batuye muri Goma hakifitwe n'ubundi n'ingabo za leta, wowe ugisesengura ute? Urakoze cyane. Icyo navuga kuri iki kintu wenda birenze ibitekerezo by'undi muntu wari wese, ni ukuvuga ngo FARDC kirimo hariya buri munsi twumvaga abantu bapfuye batari munsi ya 20. Amasasu yararagavuga mu mujyi wa Goma bugacya. Nuko ngo Goma bari babayeho mu bwoba butarigera bubaho kugeza n'uyu munsi. Goma hari ubugome bukabije ku buryo wakwangaga wese yarakwicaga ntihagire n'ukubaza. Noneho by'umwihariko kubusa gutyo kusuko ibyo byo kubizira byari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi uhuye n'abaturage bari Goma, ngiye maze iminsi Goma no kugira za Kasenge se naye maze iminsi Goma pe. Ariko uyu munsi aravuga bati nubwo naburara ariko byibura ndanaryama ngasinzira. Uretse ko no kuburara nta kuburara guhari. Urabibona ko ngira ngo ikibazo gisigaye leta ya Kongo yagize itya, ayo ni n'amakuru mashyashya ngiye gukora hano kuri televiziyo, utambwiye n'izina ryayo. No kuvuga ngo uyu munsi Kiseke dejo basohoye itangazo bavuga yuko icyambere ibicuruzwa byose bizajya biva mu bice M23 yafashe bizajya bisoreshwa nk'ibicuruzwa bivuye nko mu Bushinwa. Urimo urabyumva? Cya kabiri cyakurikiyeho nuko guverinoma ya Kongo Kinshasa yaciye connection hagati abafite amafaranga mu mabanki hari Igoma ndetse ahantu hose M23 yafashe, nuko ngari ya mabanki tayari byararangiye buriye. M23 ariko nayo ngo yise ishinga banki. Nibyo ndimo ngugiramo. Niyo mpamvu M23 nayo bashize banki ya Kivu. Yego. Ibyo rero byose sinzi barara amafaranga wenda y'abaturage ngazagaruka gute. Hako none kumva ko leta urumva yabikoze kugira ngo abaturage babura amafaranga none bigumure kuri M23. Urumva ko ari sireti yaduye nacyo n'ikindi gitero cyikorana buhanga niko twavuga. Ariko intare za Saranga uwagize icyo abika hariya amafaranga akaba kirimo amakufure nibashaka bazayarase bayaturaguritse bakuremo amafaranga arimo abashoboka bayabahe, ubwazaba ari Kinshasa cyangwa se batwaye muri za computer wenda ibyo ngibyo n'ibindi. Ariko nubwo uyu munsi banki zitarakingura activity zirahari, abantu baracuruza, amaduka menshi yarakinguye, amaduka atarakingura mbwira abantu badukurikiye amenshi naye abantu b'interamwe bahunze. Nta muntu ufite iduka Igoma utari yaduye, utari umuzarendo, utari FDLR cyangwa utari umuheza nguni wa undi yirirwa gambanira abantu abicisha agira gute, iryo duka ko bari gifunze. Ni impamvu nk'izo ngizo. Ariko andi maduka yarafunguye, imihanda yose iragendwa. Uretse wenda ruguru nk'ugiye kwinjira muri pariki gutyo hari ahantu nyine FDLR zaciye zigenda, niba bajya baza gushaka ibiryo wenda ukaba wakumva nk'amasaso. Ariko hari n'intare za Sarambwe zirimo zireparetinga neza ku buryo uyu munsi wumvise ngo hashize iminsi 3 nta n'umuntu urapfa Igoma. Biratangaje cyane. Rero mu by'ukuri kintu nabwira abadukurikiye nuko intare za Sarambwe aho zigereye mu mujyi wa Goma habonetse amahoro, habonetse ituze, habonetse umutekano ndetse n'ibindi biri social
nabyo biragaragara ko birimo bigenda biza. Banke nitangira rero ibintu bizaba birangiye, no kuvuga ngo barimo barabyina bati twebwe turi muri paradizo ntabwo turi mu gihugu. Ntabwo twari tuzi ko twabona amahoro angana gutya, ntabwo twari tuzi ko twabona umuntu ashobora gutahana niba n'ibihumbi 10 wakoreye ukabigeza mu rugo, warataga bazarendo bakabikwambura. Smartphone waragendaga bazarendo bakayi, nta muntu ugitunze smartphone cyo kuri mu modoka nayo ikinze ibirahure cyangwa ukabuzi gutanga ruswa nyinshi. Ariko uyu munsi muzura yavuga ati yewe nubwo nakorera bibiri ndabijyana nkabigeza mu rugo, nta muntu binyamburira mu nzira, nta muntu yambura telefone yegereye kwambuka ubundi saa 4 kandi imbere ari saa 12 aho mbere ukirigo zabaye saa 9 ku bwa FARDC imipaka yafungaga saa 9. Intara za Sarangwa z'ikibohoro uriya mujyi bashyize kuri saa 12 ko byamaze iminsi 2, nyuma y'iminsi 2 byaragiye bigera kuri saa 4 z'ijoro. Yego Urwango rero ubuzima igoma bumeze neza, Goma yabonye abayobozi bameze neza, Goma imeze neza. Mu minsi iri imbere Goma muraza kubona iri ku rundi rwego, nubwo hone bakora imiganda batera ntimubona ko tubabwira ko u Rwanda rwo rwafashe Kongo, bati dore basigaye bakora n'imiganda. Ibaza ibirego nk'ibyo ngo kuba abaturage bakora umuganda wo gusukura umujyi wabo, ngubwo biragaragara ko u Rwanda ari rwo ruri muri Kongo. Aho niho bavuga ngo u Rwanda ruri muri Kongo. Kubera iki? Ko abaturage ngo bakoze iki? Umuganda. Ibyo nta hantu bihuriye. Icyangombwa AFC M23 bagomba no kuzana itandukaniro ryabo na Kisekedi. Bakwemerwa bate? Abantu bahoze bavuga ngo Goma yatinze gufatwa, nabwo ni atansiyo. Mbere yuko Goma ifatwa hagomba kubanza gufatwa imitima y'abagiye Kongo barigoma, nibwo uzabohoye Goma byuzuye. Abaturage ntabwo bariyumva muri M23 AFC, ariko uko bagiye baresista kuri iriya misozi iri hejuru ya Sake, niko bagiye bumva amakuru bakumva kicanga babohoye ibintu bimeze neza, bakumva Rucuro barimo barakina imipira. Nagiye muri championnat kicanga nako Bunagana yahuye na ntuze imipira, bakabona amahoro babayeho, bakumva ubuzima babayeho, abandi nawe kabatera amashyari. Kuba rero AFC M23 yageze Goma byahwenye na information abanyegoma bari bafite, bisanga koko imvugo ya AFC M23 niyo ngiro. Niyo mpamvu rero uyu munsi nawe ugenda ukishyira ukizana ugakora ibyo ukora ugataha cyangwa ukanararayo kuko hari umutekano. Murakoze. Tuvuye Goma i Bukavu ni nayo dusubizaho. Bukavu nayo barayifashe, ubu niyo barimo bari kuvuga ko bagiye no gufata n'utundi duce, ariko yo yafashwe bitaruhanyije. No kubera iki? Ubisesengura. Impamvu rero Bukavu twavuga ko yafashe bitaruhanyije. Icyambere nuko isoma barekuye Goma. Nuko ngo Bukavu nayo baza kuresista, byari kurangira abana bafatiwe Goma nabo bafatiwe Bukavu. Ariko intara za Sarangwe zikigera hano aho bitazanya amasasa, abandi barirutse bahise bapanga wizidro biruka. Kindi cya kabiri nanone umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe ndetse yashatse no gushwana na Kisekedi amubuza ko mu buri Bukavu atagomba kubera intambara. Kubera iki? Nawe avuka n'umushi, avuka muri biriya bice. Rwakanyiginye yitwa Rwakanyiginye gane n'umunyarwanda nubwo bari bose babijijisha. Urumva? Rero none Kayikwamba nawe bavuka mu ntara imwe ya Warungu. Jowundi wumvise afande bya Mungu avuga ati ariko se Kayikwamba worosa Kisekedi bakaryamana mu buriri, yarangiza Kisekedi agafata imbunda akaziha abaturage, abaturanyi bantuze ba Nyakeru. Unamvuze Kayikwamba kuko Kayikwamba we ni ministre. Ubu ndashaka kuvuga Nyakeru, Denise Nyakeru umugore wa Kisekedi nawe avuka hariya. Ariko ntago ari bo batumye hari ahataba imirwano, ahubwo isomo koalisiyo ya FARDC yakuye mu mujyi wa Goma byatumye itagerageza kuba yarwanira hehe mu mujyi wa Bukavu. Niyo mpamvu babakubisemo igitero n'abazarendo bikusanyije akagabo kitwa ntuze Foka Mike, niba ari Foka Mike karaza ukagirwa bigitero n'ikirumva hari amazi iminsi hasohoka ama audio avuga ngo Bukavu ngo nta basirikare bahari, ngo mushatse mwaza mukayifata niki, none kubera kwa kunga rwa rumogi bagira ngo koko nta bahari. Baraza rero bikusanyiza ahantu bakunze kwita Camp TV. Aho rero mu barenga 87
nta numwe wahavuye 57 bari bafashe matekwa kwenyene numbaza uko nabyo byarangiye ariko nta muzarendo numwe wigeze ava hari. Kindi cya kabiri kuba haraje abazarendo ntihabe haje abarundi cyangwa koalisiyo ya FARDC bita bikwereka yuko niyanzara niyandambi niyanda nini niyangenga bitekerezo yari ibazanye ariko rimwe rimwe banabikora kugira ngo bareko babone amafaranga. Iyo berekanye ngo barahana bahita babayorera niyo propaganda ya Kisekedi. So rero kuba barahageze no kuba hari icyo bakora ni ibintu bibiri bitandukanye. Nabonye abantu muri social media barabigize za comment ukumva ngo ni ibintu bya danger. Nyamara ugatekereza ahantu harangiye intambara nta kwezi kurashira. Uzi ingenga bitekerezo ya genocide yemaze imyaka n'imyaka. Ukumva yuko nta sasu uri bwumve cyangwa ukumva ko nta grenade uri bwumve kuko wabonye ko no mu birori bari babagabyeho igitero bisha abaturage bazi ngo bashaka kwica Wiringoma cyangwa Colonel Nanga. Biriya bitero byari ku bayobozi ba AFC. Imana irabakiza. Bari bazanye ibitero nza grenade bazitera mu baturage. Ni ibitero guverinoma ya Kongo yigambye. Urumva rero niyo mpamvu nta yindi yatumye muri Bukavu hataba resistance. Ahubwo bungo ikintu tugiye kwibaza Uvira ko ari isigaye iragira resistance. Ese kuki ubona bakomeje gufata utuduce tundi kandi nukuvuga ngo rero reka nkubwire iki kintu rero nukuvuga ngo nakubwiye wubuka ibintu natangiye mvuga intara za Sarambwe ya FC23 gufata ibice ntago ari bo babyizanira barabiterwa barashotorwa kugira ngo badivasinge baba bamaze nk'ibyumweru bibiri. None se reba iminsi bamaze za Gatogota na za Ntuze na za Kamanyora. Buri munsi abazarendo barataka abarundi bakataka bakabasubizayo bakigumiraho. Ariko bana bimara kugera ahangaha bazavuga bati rero ibi ntabwo twabishobora bakubite bakuremo Uvira. Aho gushaka kwibaza Uvira baza resista. Ese abarundi basaza baresiste Uvira bazi yuko inyuma yabo hari igihugu cy'i Burundi. Ubwo buraba ari ubuswa bwande bwanebo nabikora. Ikintu yakabaye akora nukubwira ingabo ati musubireyo. Uko ngo ingabo zirenga ibihumbi 70 ingahe ziri Buvira nubundi bose bari supposed kuko intare za Sarambwe zirimo ziraturuka za Baraka na Ntuzi. Baraka na Fizi. Abandi bari hano za Katogota na za Kanyamanyora. Abandi barimo baraca hejuru. Nuko nanone babashyize muri urumva ya nkunda kuvuga iyi ujye uyikurikirana. Nuko andi babashyize muri rero igira umuryango umwe usohoka. Umuryango umwe babasigiye usohoka nuwo kwinjira Bujumbura nta handi. Niba tinjira Bujumbura bazinjira muri Tanganyika ibamire. Niba tinjira muri Tanganyika bazajya mu Rusizi rubatwara. Niko ibyo bintu bimeze. Ubu rero n'abantu bazi ubwenge barabizi ko bazafatirwa mu mujyi wa Buvira bazawuvamo hakirika. Bivuze ngo hano naho kuba habaho resistance bizaterwa n'u Burundi. Akora n'u Burundi nta mahirwe bufite. U Burundi bakomeje bakora resistance bikarangira kandi Buvira ifatanye n'u Burundi. Kandi u Burundi bufite ingabo bwihakanye ziri muri Kongo. Hari na Red Tabara uwo ari we wese nawe yakwinjiriramo agahita afata Bujumbura bimworoheye. Hano rero neva agomba kuba tansiyo cyane kuko ejo bundi Kisekedi yarabimwibukije yagiye kumwishyuza miliyoni 640 ingahe z'amadolari. Undi aramubwira ati uje kunyishyuza ati nta soni ufite. Rubaya nene araguhaye ngo ucukure n'amabuye y'agaciro n'iki byose ntiwayitanze. Ubu suje kunyishyuza gute? Rumbishi ntiwayitanze. Minova ntiwayitanze. Goma ntiwayitanze. Buvira ntiwayitanze. Kavumu ntiwayitanze. Kamanyora ntiwayitanze. None uje kwishyuza. Atahubwo reka nkubwire. Ubu ngubu reka nkubwire reka nkwereke noneho map y'igihugu cyanjye ukuntu imeze. Ahita akuramo map aramwereka. Aramubwira ataho ibi bintu bigeze ubu. Nawe ugomba kwirwana n'utirwanaho. Toka kure. Kubera iki intambara igeze ku muryango yatangiye amurenge none intambara igeze kwande kwa Neva. Ambwira ati rero sinkwishyura. Ikindi cya kabiri nutirwanaho birakureba. Nawe birakugeraho. Dusohoza ikibazo kimwe cya nyuma. Urabona M23 nkuko bamwe bari gusesengura bakavuga bati nyamara
ishobora gusubira inyuma ikaza kwemera kongera gutanga uduce yamaze gufata. Ariko nanone abandi bakavuga bati ntawamenya, nkuko n'ubundi nayo umuvugizi wayo uyikuriye, ntabwo ari umuvugizi wayo, Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa FCM 23, yavuze ko n'ibinaba na ngombwa bazagera na Kinshasa. Ababitekereza gutyo babibone bate nk'umusesenguzi? Urumva rero ababitekereza gutyo icya mbere barimo baragendera muri wa mujyi w'amahanga, kumva ngo ibihano bimwe birafatirwa u Rwanda ntabwo ari rwo mu Rwanda, hariya muri Kongo ni abanyekongo ubwabo barimo barwana, nubwo harimo izindi ngabo z'amahanga zaje gutabara Kongo. Icya kabiri, abantu bavuga ngo AFCM ishobora gusubira inyuma baribeshye, kuko no muri ya mishyikirano yahuje SADC na EAC gusubira inyuma harimo guhagarika imirwano. Gusubira inyuma ntabwo byari birimo, kuko nabo baravuga bati igihe twasubira inyuma kirahagije, imyaka 30 irashize turi muri ibi bintu. Ibi bintu rero bigomba kujyaho iherezo, tuzarwana kugeza ku gitonyanga cy'amaraso ya nyuma. Aho rero abatekereza ko bashobora gusubira inyuma ngo bakarekura ibice bimwe na bimwe, ndabarangije. Yes, Magashi, reka ngushimire cyane, ubwo nshimire n'abari badukurikiye ko aradusoreje ikiganiro cyacu. Ubwo n'ubundi intambara nkuko M23 bivuga iracyakomeje, ubwo turabararikira ko n'ubundi ntabwo M23 yivuga ko intambara ikomeje, ni FARDC yanze ibiganiro. Ubwo ni leta ya Kongo muri rusange, ni leta ya Kongo yanze ibiganiro. Ntabwo tuzaganira n'abateroriste, ahubwo kugira ngo banarwane cyangwa banaganire barimo barajya gusabira u Rwanda ibihano. Nibyo bari muri zo ndiro barimo. Uyu munsi Kayikwamba ari muri Amerika, yagiye guhuza bariya bose. Ntuze Ntoya Vitali Kamere ari muri Israeli, yagiye kubwira Israeli ati mwebwe mwahaye ubwirinzi u Rwanda, ati muri iki n'iki. Bira bihugu by'Abarabu byose bagiye kubikusanyiriza hamwe, ariko ibihugu by'Abarabu byamushuri bati vuga uvuyeho. Ati byanyu turabizi muramenye, ntimutuzane muri ayo matiku ya. Reka ngushimire cyane, urakoze cyane kuri ubusesenguzi no kuba wemeye kuduha ubuhamya cyane cyane ubwigoma ndetse n'utundi duce watemberemo. Ni Bukavu naho hameze neza. Bukavu naho namaze iminsi ine. Yego, Bukavu igifatwa, umutekano ubu ni barabara. Nose haraho ntageze sinaberetse hose kabisa. Ubwo abantu banagukurikira kuri Magashi TV n'ubundi bamugani babibone, hanyuma mureka mushimire ubutaha nabwo ni twifuza ko tuganira, turizera kuzatwemerera. Sawa, urakoze cyane.